ndabasuje cyane kandi nongeye kubakira mu kiganiro CNM PODCAST gitegurwa n'umuryango Christ Federations Ministries kuko mwumva mu izina ry'uwo muryango hiri ikiganiro cya Gikristo. Ni ikiganiro nubwo twavuga ku ngingo zitandukanye tuzivugira mu mboni cyangwa muri perspective ya Bibiliya ya Gikristo. Nitwe Vitali Muvunyi n'umunezero kuri giwe kongera kuba mbafitiye umugoroba. Tugiye kugirana ikiganiro kiryoshye cyane ababonye ikiganiro cy'ubushize. Turakomeza kuri ya ngingo n'ubundi twavugagaho ariko mu bundi buryo ndizera nashidikanya yuko mukawera aza kudufasha tukarushaho gusobanukirwa iyi ngingo. Ubushize twavugaga ku gitabo cya Apostle Yoshua Masasu cyitwa Delivered from All My Fears cyangwa nabatuwe ku bwoba bwose. The subtitle y'igitabo cyangwa subtopic ivuga ngo living a fear free life cyangwa kubaho ubuzima buzira ubwoba. Uyu munsi turaza kuba tugaruka rero cyane cyane kuri aka gace ka kabiri kavuga ku kubaho ubuzima buzira ubwoba. Tuza kuba tugaruka nanone kuri campaign cyangwa ubukangurambaga bugamije gufasha abantu kubatuka ku bwoba bakabaho ubuzima buzira ubwoba. Ubushize twari kumwe n'umwanditsi w'iki gitabo Apostle Yoshua Masasu. Uyu munsi tuza kuba turi kumwe n'uwatangiye iyo campaign cyangwa n'uwashinze ubwo bukangurambaga. Ikintu gishimishije cyane ndaza kubabwira impamvu gishimishije nuko ari umukobwa we Mrs Esther Masasu. Karibu cyane. Merci beaucoup. Umunezero kuri twebwe kukugira. Nanjye nanezero kuba hano. Mukanya ndimo nkubwira yuko abantu benshi babonye posta bakambwira ukuntu bagukunda. Turishimiye kuba turi kumwe n'umuntu abantu bakunda, abantu batureba bakunda. Turi kumwe nanone n'umuyobozi mukuru wa Christ Federations Ministries Dr. Norman Paul Desire. Karibu cyane unatwakirira umushyitsi. Urakoze Vitali kandi ni byiza cyane kubona umwana wa Apostle Masasu kubana natwe kandi ndabwira abarimo kutwumva n'umugisha kubona abana bacu bastepinga cyangwa bakandagira kandi bakora imirimo banezerwa n'imirimo y'ababyeyi babo bakora. So Esther, you are a miracle and I think turizera yuko n'ababyeyi bari bafite ishema. Ngira ngo ugomba kuba utera ishema kandi ugaterana n'abandi bana abasore n'inkumi babakozi b'Imana bicaye ahantu badashaka kuvayo. Ngira ngo uri ikimenyetso kigaragara ngo byose birashoboka. Mwumvise muvuga mwita Mrs mu Kinyarwanda ubundi cyane cyane mu mvugo ya church tuvuga ngo ni Mama Esther. Umuco kugira nagira ngo utwibwire neza umuntu akubonye arabona ukiri mutoya. Ubwo ni buri tubwire n'uburyo sinzi niba ari uburyo buri tubwire no kuri famille ahuba ibyo ukora niki. Mukanya nari mvuze ko ari umugisha kuba ari wowe watangiye campaign. Ndaza kumbwira abantu ndaza kubabwira impamvu reka ariyo mperamo irimo n'ikibazo cya mbere nyuma yo kutwibwira dusobanurira icyo kintu kubera ko si ibintu bisanzwe yuko abana babashumba baba involved mu bintu by'aba papa babo cyangwa aba mama babo iyo ari ba mama babo babashumba kubera ko akenshi usanga ahubwo hari icyo umuntu yakwita nko kwivumbura uvuga ngo bira bintu by'abashumba bya mama na papa bazana abashyitsi bose mu rugo batatubonera umwanya batagira gute ngewe nzakora ibindi byose uretse ministry. Udufashe kuba iki gitabo cyaranditswe na Apostle. Birashobora ko kiba igitabo gisanzwe gusa nk'ibindi bitabo byinshi. Ntabwo ibitabo byose byabyaye campaigns byabyaye ubukangurambaga niba navuze n'ijambo ryiza rirenze kuri iryo. Ariko none biratangaje kuba ari wowe wa mbere wafata iyo initiative kandi mu makuru make yafite ugoza kutubwira niba ari ukubeshya cyangwa niba ari ukuri nuko atari wowe wakubwiye ngo mfasha mwana wanjye ari igitekerezo cyawe ugoza kudufasha. Urakoze karibu cyane. Ndashima Imana kandi Imana ibamugisha kunyakira hano hantu. Nanjye biranshimishije kuba nagize grace yo kubana namwe. Banyita Esther cyubero cy'Imana Masasu. Nkaba kose ndumwana w'umushumba w'abashumba. Papa wanjye ni Apostle Yoshua Masasu, mama kabari Pastor Lady Mulisa Masasu. So ku mwana bawo ni shema rwose ngira kandi ni ikintu nirata cyane. So nkaba naragira ubuntu bw'Imana nkiri muto kuba ndumugore w'umuntu. Nabyo ni ubuntu bw'Imana nabyo nabishimira. Umugabo wanjye bamwita Pastor Timothy Mugisha.
tukaba turabashumba muri Church Evangelical Christian Church Ottawa. So ni ubuntu twagiriwe, ndabivuga neza rwose, ni ubuntu twagiriwe ko abashumba tukiri bato. Ndumva ari ikintu nakomozaho cyane, so ndumva ari ibyo nakwivuga byo kwivuga, sinzi niba nakomeza kuri iyo question. Yeah, so wenda muranyemerera gusubira inyuma ho gato mvuge aho nuko byaje kugira ngo icyo gitekerezo kize. Ndavuga kuri aho nari ndi mu buzima, wenda ndavuga hari nari ngeze nabaye imyaka 10 muri Amerika. So of course amashuri arangiye, maze kurangiza masters, mfite akazi kamemba amafaranga menshi, nabyo byari ubuntu, sinzi n'ukuntu Imana yabikoze. So nabyita mu cyongereza barabivuga ngo prime time, ni igihe rwose uracyari muto, imyaka 23 icyo gihe. So numva rwose ndayihitinze pe. Nago nabyita ibyago, ariko wenda ni ibyago byiza. Ndarwara, ndangira ikibazo cyo kuba paralyze ku maguru. So ndwaye rero bisa nkaho ya prime time navugaga isa nkaho ihagaritse. Kurwara udafite ukuntu ugenda, udafite ukuntu tuvuge muranyanganira wikarabya, ukuntu ufata ibiryo, ibyo byose udafite opportunity yo kubikora, byasa nkaho binsubijemo kwibaza ikibazo. Nari umukristo, nari meze neza, nari mu gakiza rwose meze neza, ariko nkumva uyu munsi mpfuye. Wenda nsubije inyuma, nagiye kwa muganga mara hafi iminsi itari mike kwa muganga, mava nta kintu bambwiye, mbese nahavuye nyiri paralyze. Maze barangije bamwe bakazambwira ko uyu mwana w'imyaka 23 ari gukora iki, aba paralyze, ubuzima bwe burarangiye. Ni nkaho bari kumbwira ati dore birakurangiranye. Icyo rero nangira kwibaza ubuzima bwanjye niki nagezeho. Okay, amafaranga naragize, byose narabigize pe, ariko nkumva hari ikintu cya meaning, mureke nyivuge, sinzi uko nakivuga mu Kinyarwanda, ntarabona mu buzima. Fata inzira mbwira ababyeyi ati rwose Amerika siho ndi ubonere meaning. Randomly fata inzira ndataha. Ndavuga ni hano opportunities zirahari, nibyo, kandi ntabwo ari decision yoroshye, kuko gutaha ugifite ayo myaka, ugifite opportunity, ufite n'amahanga abantu bagenda kuvuga ati ngiye ku exploring opportunities zose hariya, ntabwo ari ikintu kiri waramaze kuhafatisha, urumva. So nashye rero niho mvuga iyo journey yatangiye. Noneho watakirwaye cyangwa wakize? Natashye narakize. Aho wenda urakoze kunsubiza inyuma. Imana inyijije numva ngomba gushaka impamvu yanjye yo kubaho. Nararwaye numva mpfuye, niki nageraho, niki navuga, niki naba nsize uyu munsi mvuze ati none watekereza nk'umukobwa ati ninde uzagushaka kuri paralyze. None ibyo nitubigemo aba ari indi story kwayo. Long story short, rero nashye rero hajemo iyo noneho gushaka meaning y'ubuzima. So gushaka meaning, ngo narebaga umubyeyi wanjye ari kujya muri, ari nkabaherekeza, nkababa hafi, noneho ntangira kubikunda. Ariko mu kubikunda nkavuga ati kubikunda bivuze ko ngiye kuba umushumba wawe. Urumva icyo gihe nafite 24. So ntangira kumva oya, ntago nabikunda kuri iyo level y'ababyeyi, ntangira kugira icyo kintu. Ariko uko mbikunze nuko numva bishatse kubaho nkuko nabo bayeho, ku living a legacy, ariko nkumva nkabitinya. Ngenda rero mu masengesho mfite ibibazo byinshi, mvuga Mana, none icyo gihe nari maze amezi 5 hano i Kigali, aho ngaho noneho companies menshi hariya muri aho nabaga tangira kunyandikira bambwiye ati bite ko watashye kutagaruka, banyandikira nko kumbwira iti yumva gira ugaruke. Cyo bitanye kuvuga ati haba mugani maze 5 sinabonye meaning wasubirayo. Aho rero nagiye muri amisi 50, ndashimana ko nagiye n'umubyeyi wanjye, ariko kujyamo byari kuvuga si yo meaning narayibonye cyangwa nsubireyo. Mbese yari nko kwibaza ibibazo byo kuvuga uti what's next,
okay meaning nabonye ko ibintu byiza ari gukorera Imana ni byiza ariko akazi ariko ndashima Imana ko aho niho nasomye iki gitabo afite Imana ari kumbwira ari kumamagara kwikorera ariko natekereza kuyikorera nta fixed income irimo urumva fixed income warize masters muri Amerika narize masters bazavuga ati uyu mwana yataye ibintu byose ajya gushaka numva icyo kintu ntibibaho rero ngiye nkabiblaminga ari uko bitari ibintu byanjye iki gitabo niyo cyafunguye amaso kumenya ufite ubwoba bw'ubuzima suko uri gutinya aho Imana yakugeza cyangwa umuhamagaro ufite ubwoba bw'ubuzima maze nasomye icyo gitabo iminsi 7 gatatu kose wow urumva nari ndi mu masengesho time nari nyifite ndagisoma kirampindura menya yuko ofete si icyo ndi gutinya ofete niyo bottom line mfite ubwoba bw'ejo hazaza mfite ubwoba kuko muri story kababyeyi banjye sinzi niba barayivuze hano ariko mu bintu baciyemo ni kwa kuntu wizera Imana ntacyo ufite wizera Imana none y'abashumba bivuze bakabishimangira aho twarindiye umuceri none ukavuga kurindira ibyo rero bikagushiramo ubwoba ariko niho namenye ko icyo ngomba gusengera n'ubwoba so afet navu icyo gitabo cyanye navuga niyo turufu yanyejeje mu muhamagaro wanjye so niho rero navuze ati campaign rero yaje mite navuze nti I know many young people je mfite passion kuba young people cyane navuga I cannot imagine benshi bari young like me badashaka gukora ikimane bashaka kubera ubwoba not because bumva radio kare bakavuga ati bira ni byiza ariko ejo hanjye hameze gute reka mfate barakubwira ati ngo fata icyagufeeding ubu ngubu cya survival fata ikintu cyashira shira ubwenge kugiye fata ikintu cyaguhereza amafaranga yo kugira ngo ubeho ejo ugire ubwenge ubeho maze ibintu byo kuzashaka ikintu cy'umuhamagaro uzabishaka undi munsi kandi umuhamagaro so gukorera Imana as in pastor ni byinshi ariko abantu benshi aho niho bipfira noneho nkavuga dufashije abajene benshi bataragera muri yo wenda umwana ameze ate umugabo bimeze bite batarakora decision wenda y'urushako babanze bamenye impamvu yabo yo kubaho twadufashije benshi so niho mu magambo menshi make niho campaign yavuye wenda nagenda mbisoma ibindi ariko nayo biratangaje nari nzi ko ari campaign gusa ntabwo nari nzi ko nyine wafashe no mahama njye ntabwo muvuka mu bashumba ababyeyi banjye ntabwo ari abashumba ariko mbana n'abashumba nganira n'abana babo ngira ngo abantu benshi bari muri church uba ufite amahirwe yo kuganira n'abantu batandukanye n'iki si ikintu cyoroshye kuba umushumba ku buryo nyine akenshi birangira umuntu yihimbiye undi muhamagaro kavuga ati yagiye n'undi sanzwe n'umuhanga mu mibare reka nibere mu engineer ariko kuba igitabo cyaragukuyemo n'ubwoba bwo gutinya gukorera Imana full time which is something tough it is tough at least ngira ngo wenda hari sindaba muri Amerika ariko birashoboka ko wenda bo bafite systems zubatse ukuntu ku buryo pastor afite umushahara ukoraho bitandukanye n'ubuhamya tugenda twumva bw'abashumba bacu ba hano batangiye ibintu byose ejo bundi 1994 n'abasirikare badahembwa n'abari bahembwaga so ubaho hari inkuru nyinshi ziteye ubwo bamuganiye zituma umuntu atinjirayo ariko Imana ishimwe kirimo kugenda tumara ubwoba ndizera ko n'abandi bakifite ubwo bwoba kandi bazi ko Imana yabibabwiye bakwiye kubyigiramo ndacyari amazed ndacyatangajwe cyane n'umugisha papa wawe agomba kuba yumva wo kuba bitari muri campaign gusa birimo no kwinjira noneho kuba full time nabuze ijambo gukorera Imana mu buryo buhoraho gukorera Imana mu nzu yayo kandi nako tubyita nimo nganira na Musanomari mu kindi kiganiro gitandukanye ayobora ministry itari church faith based ministry itari church interdenominational ministry evangelistic ukibaza ngo
abandi benshi bayobora bene nk'izo usanga kuko afite abantu bakorana nabo kandi ibyo bakora ari iby'Imana nta mpamvu yo kuba involved muri church, nta mpamvu yo kuba mu rusengero, yo kugira urusengero usengeramo ngo urerwemo abana be bakuriremo nabo bakorera Imana muri iyo setting. So ndacyari amazed n'uburyo hejuru yo kwiga muri Amerika tuzi levels za atheism ziri hejuru, uburyo ibintu byose biri pragmatic niki, ariko kuba unakira ntuvuge ngo ndabizi ko nivurije ahantu harenze, bafite medical systems zimaze kuba advanced ku rwego rwo hejuru, kavuga ngo ni Imana, mbese n'imirimo y'Imana. Ndagira ngo Dr. Norman naza kumva hari ashobora gucipinga ashobora kwinjiramo, aze kwinjiramo ntibimubohe, ariko ndagira ngo duse noneho nk'abinjira muri campaign. Uratekereje wenda dutware muri urwo rugendo, urabibonye ko iki kintu gikenewe, ko abantu bakenewe kurwana n'iki kintu cy'ubwoba n'uyu mwuka w'ubwoba, bakamwita umwuka w'ubwoba, nubwo wenda ashobora kuba atari umwuka gusa, ahari wenda harimo n'ibirindi biri physical sense, harimo n'ihungabana, harimo n'ibindi byinshi biba bitandukanye, ariko urabibonye yuko aba bantu ufitiye passion, urubyiruko ufitiye passion, ufitiye ishyaka rurimo guhangana n'icyo kibazo, kandi wenda benshi batanabizi ko barimo dufashe muri urugendo. Wabanje gutekereza ko kwandika ikindi gitabo version ya kabiri, cyangwa atekereje gukora igiterane kimwe, campaign yaje gute, hanyuma wa executinze gute, ubu uyu munsi bimeze bite? So uvuze ikintu cyiza, en fait ni naho bizingiye. It's not ko abantu bafite ubwoba, barabufite, nuko abantu batazi ko ubwoba buhari kandi buba bloka kugera aho bagomba kugera. En fait nicyo cyorezo numvaga kiri deep, kandi iki gitabo gifite solution, kuko twese tuvuga ubwoba. Okay, ufite ubwoba, of course ndabufite, ariko uvuga ati ubwoba buri kumagarika potential yanjye yo gukora ikintu kiri specific kuri nge. Aho ngaho tuvuga uti kugira ngo nakaze imyaka ndi gupfa kubaho, wakoresha iyo myaka nkabaho neza kugira ngo ngere ahantu uburwayi bunkangure ngo ubuzima bwawe ntago meze neza. So aho niho rero numvaga how many young people bameze nkanjye bari aho hantu batazi ko bafite ubwo, batazi ko ubwo ari bwo butuma batagera iyo bagera. So campaign itangira ite? Of course umuntu wa mbere ari nyiri gitabo nagomba kwegera ngo ati mva daddy, iki kintu kirakomeye cyane, kuko ikiza cy'iyi topic kiri common. I think even 20 years from now we're going to be talking about fear. Because ni ikintu buri muntu wese ara relatinga kuri iki kintu cya fear, aravuga ati nanjye mfite ubwoba bw'iki, nanjye mfite ubwoba bw'iki, urumva? So numvaga ni ikintu kiri big than ni topic imwe, everyone talks about fear, bakabivuga nyine mu rusange, ariko umuntu akandika ku gitabo kuri fear akagira, numvaga no daddy, this is big. So ndahimusangiza namwe ati daddy, rwose ndumva ari ikintu twageza kuri kubivuga ni kimwe, nabyo byari gushira ubwo kuvuga uti wagiye kubishira mu bikorwa. So icyambe n'ubundi bwo kuvuga uti ubise turagiye, Michael, all I needed was God has spoken to me about this book. Kandi icyo nashaka kongeraho nicyo gihe muri prayer Imana yagendaga ibinyereka ku iki gitabo, niho byose bizingiye. So kumuganiriza, of course, ko muzi papa wanjye ntabwo ari umuntu wabadekuraja, nubwo atari ukubwira ati Johnny ni nk'Imana, ati ntabwo ari ukubwira kereke Johnny ugiye kunyuramo rero birakomeye, ariko arakubwira ati go on, do it. So iyo go ahead nari nyikeneye, kuko turi kuvuga igitabo cye, kandi ni campaign urebye ni nk'aho ari wowe startinze, ngewe ndi nk'umu implementer wabyo. So long story short rero niho gutangira rero iyo campaign, icyambere byari kuvuga ati ngewe ni hehe byapfiriye universities. Numvaga kuko nagiriye grace kuba mu university, gukora mu universities, kuko dufite irimo BCC, tukagenda mu universities twigisha ijambo ry'Imana, noneho nkakora no muri high schools, nagendaga nigisha Rivera. So izo platform Imana nagendaga imfungura, avuga ati reka looking afar, this is a perfect platform that God gives you right now kugira ngo ubaganirize kuri icyo kintu.
so niho rero campaign yatangiye ivuga uti reka abari bo twifashisha reka bari bo ba mbere dutangira so deja nari mfite iyo platform ntago ari ibintu bya kugenda kwicaza abantu deja Imana yatugiye neza through iyo platform ya BCC yo kwigisha niho Imana yashoboje nyine ku kwegera abo bantu aho ngaho so by the grace of God rero navuga ni no reka dukore igiterane kugikora nacyo cyari again so nagiye muri intricacies nyinshi zagiye zijyamo mu kugikora ariko nabyo byari kuvuga uti ese wize kuko icyambere cyari kukangura abantu deje banzu babyutse babwira iti ubwoba ni ikintu tugomba kuvugaho numvaga muko muzi sinzi niba ari the same ariko abantu benshi ntago bakunda gusoma that's true reading ni ikintu kiri viral ariko ni ikintu abantu batinya ndumva iyo dutekereje gusoma nk'umuntu wagiye mu mashuri utekereza amashuri ugatekereza ibizamini ukibuka ukuntu wabisomye ukahita ubivama ati rwose ibintu byo kusoma mbivuyemo ariko numvaga why not ikintu cya campaign ukakivugaho tugafasha abantu kubyo noneho abandi badasoma kiba motive gusoma rero niho twatangiye ama campaigns dutangira campaign ya Kigali niko niba mubizi twakoze campaign Kigali yari 2023 iyo campaign yo kuvuga ati wake up and I'm telling you I think by far that was our biggest conference we had over abantu barenga 6,000 baje muri icyo gihe so icyo nakunze nuko ntago twagize tugize abantu bavuga ku bwoba tugize abarimbyi baraturirimbiye birashyushye ngamutahe oya twarabwiye ati buri wese afata paper niho twakoze our first survey ati noneho mwese mwandika ubwoba mufite what was that helping us niba turi n'abantu basenga niba turi n'abanyamasengesho nuko we need to examine who are we dealing with ngwenda ngiye yarugwa go kwinjira muri ministry but abandi si ubwoba buri so it was first to see who are we targeting and what are their fears crazy enough to say the fear of life was our biggest percentage fear of the future fear of life fear of ejo hazaza mutamvuga tabatumaze kimwe nanjye kandi every young person aho niho bipfira if I fear my life and will I live icyo kintu it will make me make decisions that will help my survival not my future so niho navuga iyo campaign twaje gutangira sinzi niba ushaka nkomeza ahigeze ubu nibyo twagiye dukora uko kuri campaign twayivuga urahakomeza ariko biratangaje byango ni nayo mpamvu itabo kiri very relevant nubwo kitanavuga ubwoba bw'ahazaza gusa biratangaje ko abahungu from kuva kera bari bafite ama privileges menshi bafite ubwoba bw'ubuzima abakobwa batangiye guhabwa amahirwe vanga bakaba bafite ubwoba bw'ubuzima abantu bize bafite ubwoba bw'ubuzima abatarize bafite ubwoba bw'ubuzima abakristo bafite ubwoba bw'ubuzima nayinzi ko ari ubw'abapagani gusa none natwe turabufite it's interesting ubushize sinzi ubwo n'iryari ariko actually ni mu kiganiro cy'ubushize twavuze kuri ari amagambo Archbishop avuga muri forward y'igitabo avuga ngo Kristo n'ubundi bwubakiye ku kwizera umuntu yinjira mu Kristo biciye mu kwizera akabeshwaho no kwizera cyose no kwizera hanyuma akavuga ngo niba ubwoba ari ikinyuranyo cyo kwizera ngo niwe mwanzi munini dufite kuri urwo rugendo rwacu rw'ubukristo ni by'ingenzi cyane ko turimo kuvuga kuri campaign n'umugisha kuba twaragize amahirwe y'iyi platform tukaba dukoreyeho kandi tuzakomeza no gukora kuri ubu bwoba kuko wa mugani ni kintu ni ukuvuga ngo ubundi uko tuvuga kuri faith ko tuvuga nkuko bigoye kuvuga ku Mana utavuga no ku mwanzi wayo n'abantu bayo ariwe bitwa Satani nako twakabaye kuko twubaka ukwizana niko twakabaye dusenya ubwoba hari feedback twagiye tugira nyinshi zitandukanye ku kiganiro cy'ubushize abantu batubwira uburyo ubwo mukanya bavuze ngo
sinibuka neza ko navuze ko hari ikintu bavuze mpita nibuka ko ahubwo Apostle yandika mu gitabo bavuga ko ubwo butangirana n'igihe cya Adam na Eve. Imyaka yose nasomye cyanditswe sinari narigeze mbonamo concept y'ubwoba, ariko ukabona n'ubwoba bumaze iyi myaka ibihumbi n'ibihumbi, nyamara n'ubu abantu benshi ntiturabasha kubwova kamenya, turabasha kubunesha. Ndimo kuvuga mbwira Dr. Norman, turabona feedback y'abantu benshi bavuga ku kiganiro twakoze ubushize, badusaba ko bifuza kugura ibitabo ngo bige byinshi ku bwoba. Sinzi hari ikintu ubushize nicyo nshaka kukubaza, hari ikintu ubushize Apostle Yoshua yavuze kuri Apostle MASASU, namenye n'uwo ari we, avuga ku bwoba bwo kwinjira mu muhamagaro, nari nacyo na sister mama Esther yavuzeho. Ndagira ngo utarakivaho ngo dukomeze no mu bundi, kuko ubwoba bwo kwinjira mu muhamagaro bufite ukuntu buri tied n'ubwoba bw'ubuzima bw'ahazaza. Ndagira ngo mbazemo ikibazo tuze gukomeza n'ahantu campaign igeze. Urashaka kugira ngo abantu bumve a feel y'uburyo buri practical. Yes, please. Nomba ugeze mu Rwanda muri 1994, uri umwe mu bantu bakeya bize kaminuza ko warangije muri theology, so ufite amahirwe yo gukora muri different settings zitandukanye, muri sectors zitandukanye, kandi sura gutanga amafaranga menshi cyane. Njya nibaza kuko ndabizi ko wakuriye hariya hirya mu baturanyi, rero byose ntago abapasiteri bahari abantu barenze ku buryo bwari ubuzima buri animarebe. Ugarutse mu Rwanda ibintu byose birimo batangira from scratch, uko hari ibyago byinshi by'ibintu byangiritse, nako hari amahirwe yo kuba watangira ibishyashya, ariko ugatekereza ukavuga uti koko nje muri full time ministry, abana banjye bazavuke ahari no kubona amashuri yo kwiga no kubasha kujya kwiga bigoye, kandi nakabaye ninjira ngatangira gukorera amafaranga, hakina opportunities menshi ku buryo abana banjye bazavuka bafite sinzi ibyo bintu niba warabyibajije ubwo wowe wabonesheje ute? Esther, hari ikintu avuze Apostle MASASU na mama Lydia, hari ikintu bumvise abana batoya, ntabwo babyumvaga gusa, barabibonaga. I believe buri mwana wese aribaza ati kuki papa na mama bari muri ibi bintu, kuki bataba nk'abandi? Icyo question ni question y'abana bibaza mu babyeyi babo. Ni kuki papa yagiye muri ibi bintu? Katu example, ni kuki papa yagiye mu gisirikare? Ni kuki papa yagiriye? Kuko ibyo bintu bibiri bashaka gusa ni sacrifice, kwiyangisha ibyiza, ureba the big picture. Now abantu benshi aho bitandukanye Vitali no kujya stepping in mu kazi, uba wireba, ngiye mu kazi ndashaka amafaranga, ngiye mu kazi nzubaka inzu, ngiye mu kazi nzabe. Ariko hari vocational tujye muri iyo terminologies, aho stepping mu kintu utireba gusa, ureba abantu benshi. Icyo kintu abantu benshi baragitinya cyo kwitangira abandi. Biroroshye cyane kujya mu ishuri ukicwa n'inzara ukajyana n'ibirenge, ariko gustepinga into something ureba inyungu z'abandi, iyo ni element ikomeye cyane. Ni nayo mpamvu bituma n'abantu batinya, ndajya kwitangira abantu nanjye ariko meze. Icyo gisaba faith, gifitemo n'ubwoba utazi icyo ugiye kujyamo, ariko kwizera into the unknown. Ngewe icyambere niki kibigutera, niki kigiye gutuma ujya muri ibi bintu utazi nuko bizamera. Ikintu cyamfashije nuko number one, you are guided by faith, ariko you are guided by the invisible God, the God who is invisible. Now you maze kumenya yuko ugiye stepping into the unknown, ukamenya yuko Imana iri invisible and yet is real.
icyo n'ikimana inashaka in fact ngo the just shall live by faith. Abakiranutsi in fact iryo jambo abakiranutsi ari ubwo abantu barishyira muri context y'ikintu kiri gisa nk'icy'umwuka. The just or the righteous, not the perfect, but the people who decide to do the right thing. Abiyemeza gukora igikwiriye cy'Imana basaba bazabeshwaho no kwizera. Now, ikintu cyamfashije n'abandi bose I believe today abaholding their own nuko biyemeje gukora igikwiriye. Yukoze igikwiriye Imana nayo gukorera igikwiriye kijyanye n'ibyo. So to answer your question, ikintu kimwe cyamfashije during that time kamvuga ngo ndi no mu ishuri uvuze uti bibijye ku ruhande ariko ugiye mu kindi. Icyo kintu nacyo kirasaba boldness. So you hisemo icyo n'Imana nacyo hari ikindi hitamo. Uhisemo iki nanjye nyimpisemo iki. To answer your question, ni faith ariko na sacrifice, ariko every step you take has rewards. Nkuko Esther yavuze, nk'ubu iyo babonye papa na mama we icyo bari cy'uyu munsi bari baza burya si byo twabonye, it's real, let me also step in. Ni nayo mpamvu abatwumva sorry njyanye ntuza urareba mu generation yacu they were risk takers. Risk takers ugiye kuri generation yacu na abantu bari risk takers. Ugiye kuri no muri history yacu muri politics muri age ntuza generation yacu bari risk takers. They risk takers because they saw something that was beyond themselves. Now, abana bacu nibyo bavugaga. Ubu Esther n'abana bacu what they saw in us ubu batangiye kuvuga ngo it's real. Now, the challenge is aba bakuru nicyo leadership y'igihugu irimo gukora no kugira ngo aba batoya ba stepping in. Ariko aba bana bacu ntibashobora kubaho uko twabayeho. Nuko bakomeza bakavuga ngo nabo ba stepping into the unknown of their own world. So ni ku encouraginga urubyiruko narwo kugira ngo twastepinze twabashyireho inzira. Nayo mpamvu His Excellency ahora avuga ngo gusigasira ibyagezweho. We stepped in for you. Iyo twagezeho namwe mu bisigasire. Namwe mukomeze. So I think ne sacrifice ni faith. Sinzi niba ngishubije ariko in the end you step into the unknown. There are always rewards. Kambugere Vita. Bibiri ivuga ngo God does not rejoice into those people who draw back. Ndagwishimira basubira inyuma. But he rejoices, gladly rejoices with those who press on. Ba bandi basubira inyuma. Imana ntabwo ibanezera. Asaba ba bandi go pressing in. In fact, the Bible says since John the Baptist kuva gihe cya Baptist John no kugeza the violent, in fact ntabwo avuga the violent are those people who are determined, who press in, take it by force. It's only those who press in who get the best in God. Urumva abo bana bafite opportunity yo kuvuga ati do I follow ya leadership nagize, ariko icyo kintu ririho rero iyi campaign iri based on pressure. In fact, what kills us, Pastor, is the pressure, is social media, it's drugs,
it's ibi bintu byose ubona benshi bari gukora kirakubwira iti oya nurebe bariya naba risk takers ba kera you know ni ibyabo look at them ni ibyabo kandi hari pressure these days when I don't know about kera but I can imagine social media higeze ahangaha ntabwo ari nka cyagiye so ubu ngubu namenye icyo umuntu uri China ubu ngubu ari gukora I can know that why through the palm of my hands namenye ati umva niba arimo iyo rero access sinzi niba nabivuga ngo niyo access to the world ufite ituzanira pressure kati none se ningenda mu bintu hano ntazi uyu mwana afite imyaka 20 gutya yarageze kuri iki kubera amafaranga I can't iyo pressing rero ikatwica igatuma tudapressing noneho yabivuze neza tukayina dusubira inyuma tukagenda dusubira inyuma noneho ya press kuvuga ati noneho I feel like icyo nicyo numva kiri very important that us as young people dukeneye no gupressinga within pressure gupressinga within social media ofete niho iyo fear izamo because when we think of the pressure it brings fear. Actually, pressure is related to fear. Iyo utekereza ubwo, iyo utekereje ngo pressure is ubwo buraza. Kavuga uti uyu muntu ameze gutya na gutya. Uyu muntu amaze kubaka inzu. Uyu muntu ageze hano. Uyu muntu ageze hano. Iyo pressure kavuga ati oya. Reka mbanze nshake cyangwa reka nkora ibyo akora. Kuko we biri kumuhirira cyangwa we biri kumufasha nanjye reka mbikora ugasanga we are stepping muri shoes z'abandi bantu biri kutwica even more. So pastor, thank you for saying that out because I can't believe us as young people if we can overcome the pressure maybe we can press on and that pressing we needed pastor we really need it and may this campaign help us get there hari ikintu yavuze mu kanya avuga ngo nukora igikwiye if you do what's right n'Imana izakora igikwiye I mean ngira ngo ni nko kuvuga ngo nuhitamo kuyobora mucyo kuyoboka icyo uzirimo kuyoboramo kwa icyo gikwiriye it's God that defines what's right and what's wrong nibikiri right for my life ari ukuba umunyamakuru uyu munsi nkakijyamo niyo nagitangira atampemba nahembwa Imana izabyitaho tubaza kuhagaruka ariko tutarahagera muri campaign mukanya waruvuze uburyo abantu barenga 600 banditse papuro mukozi yo survey baberetse ubwo bwinshi bafite niki cyakurikiyeho mukanya uvuze uburyo murimo gukora n'abantu gasanga umuntu arajya mu biyobyabwenge ugasanga umuntu aragira gute ndagira ngo turebe ese ubu bwoba burimo burigaragaza gute burimo buri manifestinga muzihe mu bihe bice bindi by'ubuzima ese abantu barimo barabona umuti gute ndagira ngo use nk'umuduha mu rwose umwe wisanzuye urakoze kuvuga manifestation afite twebwe iyo ubwe umuntu afite ubwoba it's so broad biri vast cyane ntabwo umuntu abibutekereze harya mfite ubwoba bumeze bute iyo umubwete dore igituma ukora bino n'ubwoba atagutega amatwi so twege rero icyo twibanje is for example nk'iriya campaign ya mbere ubwa mbere dutangira edition ya mbere yari kubanza gukangura abantu but okay turi kuvuga ku bwoba but okay kiri broad cyane twibanje ku kintu cya depression now tuva mu gihugu wenda ubu ngubu kiri kuvugwa kuko ni ikintu ariko my old days back when I was young ntago ikintu cya depression twakivugagaho ko ntago twizeraga ko abantu bagira agahinda gakabije ibyo nibibaho ni ibintu by'abana batese agahinda gakabije ni ibintu nyine by'abazungu ni ibintu gutyo ariko twaje gusanga ibintu biri real so icyadufashije for example nko kubona dukora Kigali nkariya no kubona hari ama topics twagiye dukoresha wabivuze izo manifestations arizo depression arizo drugs tukazishira at the topic noneho tukabereka ati fear is the cause of what this noneho rero edition ya mbere ariko icyo twibaza cyane ari ako gahinda ntago navuga ati niho twagiye twavuze agahinda gakabije na drugs as in both so urumva twagize by the grace of God twagize n'abantu bajya kuri panel bavuga kuri icyo kintu ariko mu byo twavugaga ati okay great
tugize a great campaign amazing ariko tujye n'ahandi turebe niba manifestation zo ari zimwe tujye n'ahandi turebe niba naho twabafasha turavuga ati tureka tugerageze Igisenyi tugiye Igisenyi rero aratubwira ati hano rero nimugenda kuvuga agahinda kakabije ntawe uri buze nubwo bagafite ashobora kuba batakitaho gutyo nubwo bagafite ntago bakitaho ariko it's the same country but different thinking just because of experiences not because ari abantu experiences zikaba zibaye different noneho ubwo turabaza se hano ikibazo ni ikihe ugati rero hano ikintu urumogero rwose ruri hose ikintu cya drinking in alcohol cyangwa ibiyobyabwenge bwo kunywa inzoga n'ibindi ikindi cyari kigiye bakita ubusleya ariko tubyite maraya sinzi what is a good uburaya so urumva ikintu ku mazi abantu fane n'ibindi tubwira hano hantu birakomeye cyane ntabwo ari cyo twari gushira the topic kuko umuntu wese yakubwira ati ngiyewe ntabwo ari ikintu ariko mu bintu twibanjeho kandi n'ikindi iyi campaign ikora ntabwo dupfa kujya ahantu tukavuga ati dutangire tuhuze abantu turabasengera tujya muri ako karere kuko ntabwo twizera yuko umuntu uri bugende umubwira ati ngaho kiri ubwoba okay ejo mu gitondo amubwira ati narabukize by the way oya nkaho first edition twabonye almost ngiye nakubwira people were calling me bamamagara bambwira ati umva Esther ngiye nari ndi muri ibi bintu nari mfite agahinda nari mfite ikintu sinari nzi kubwoba so ndavuga noneho hano Igisenyi turakora iki niho rero icyo twatangiye kugikoraho Igisenyi rero twibanda kuri ibyo urumva it was an outside campaign tutangira it was outside abantu baraza turabatumira wenda icyo tutakoze hariya twakifuje kubikora ariko kubera ko hari hanze n'abantu kwandika byari kuba a bit logistically hard rero tukora ikintu cyo guhamagara abantu kubwira abantu kuvuga kuri ama topics and I'm telling you twarasengeye of course cyane ariko mu bintu twagiye tubona as feedback yari rwose hano abantu benshi ikintu cy'urumogi mwaruvuzeho kunywa byadufasha bamwe bavuye mu kunywa bamwe so yari feedback twagiye twumva I pray Imana idufashe we were able icyo nicyo tusaba Imana tutabonye ariko tubibonye in writing cyo tutabonye ariko just by testimony twagiye duhura nazo it was crazy so rero iyo manifestation nizo campaign ubwari umwaka umwe utaradusiga aho ngaho hari umuntu ushobora kumva ari amakuru y'ibyabaye muri campaign cyangwa mu giterane cyabaye ariko ntabashe kubiconnecta ndufashe musobanura mute ko ubwo wabuhuriye hehe no gukoresha ibiyobyabwenge for example cyangwa kunywa amayoga menshi ubwo wabuhuriye hehe no ku umuntu yakwicuruza yakwiyandarika ndabyumva uravuga uti twasanze ubwoba bute nako kwiyandarika kwicuruza buraya uraterwa n'ubwoba ariko simite wenda connectinga bihuriye hehe good question so urumva umuntu ufite icyo kintu niyo navugaga tubanze kuri iyo pressure hano hari pressure ikomeye y'ibiyobyabwenge I teach in high schools and I can tell you I used to ahangaha Kigali and I can tell you high schools menshi najyagamo wabonaga when did you start smoking weed my friend urumva noneho we ni iki kiri ubwoba buri kuvayo ndashaka kutumva ko abashuti banjye banyemera nibumve yuko ntabwo ndumu outcast sinzi ukuntu fear of rejection bwo kutakirwa icyo nanjye nakivugaho kuko ibintu byatumye njya mu byaha nicyo nagize fear of rejection narebaga inshuti zanjye nimbabwira no bakanyambura ubushuti cyangwa navuga gute se bakanyima ubushuti bwabo bakana noneho uyu mukobwa icyo kintu agitekereje ahita yumva ati wapi nibibawe ndakora uko nshoboye kugira ngo mbikore nemerwe so niho pressure riza ugakora ibyo ngibyo I'm telling you hari abantu basumuye weed ukibaza what is weed helping you ariko noneho ikibi cya weed rero ukijyamo ni addiction ntabwo kirakura ni addiction nzi umuntu wakoze testimony yagiye Iwawa
avuyeyo aravuga ati amaze umwaka yo amaze kubaho ubuzima nkubwire babona goroshye you know, and it's good to our government kugira ngo yigisha abana that kuba motiva don't come back here. And if you think about nutekereza kuna smoking weed uzatekereza iwawa biguhe motivation yo kutahasubira. Guess what, arabwira ati mva sinzongera yongera asubirayo. Now umuntu namubaza reba I mean uyu muntu akubwiye testimony ukuntu yakubitwaga ukuntu babyukaga ukuntu mbese lifestyle yahari ahantu yakubwira uti nta umuntu uvayo ari muzima bari urumva ntabwo yakwifuza gusubirayo. Ariko addiction iragenda ikagufata igatuma umuntu yisanga yasubiyeyo. Noneho umuntu akamubaza usubiyeyo nakibaza none yagera akatekereza ni gute nasubiyeyo. Urumva icyo kintu rero tuza gusanga utangira na pressure wagera mu addiction ukavuga nimbivaho nzabaho. Erega icyo naje gusanga fear ijya muri mind can affecting a body. Wow. I'm telling you, let me give you just a brief example. Before coming here, I cannot tell you how many times I suffered body-wise just because I was coming here. You? Yes. But I knew what was all that happening. Byari kugira ngo hazemo fear kuvuga uti noneho nubikora imbere ya televiziyo nibikubaho nubabara munduka babara ko uragenda gute. This is just a honest example muhaye ariko ugasanga umuntu ntagari ibyo nakute mvuga ati Paul gravity sinyije byananiye ariko byo byari kugira ngo nkore iyo call, you know. So ugasanga rero hari ibintu dukora not because ibyo niyo manifestation yagiye isigaragaza yo kuvuga uti fear drug ugasanga uri kwikora because you don't know what the future holds without drugs. Ukavuga uti none se nzabaho nafite drugs ugasanga uri kubisubiramo. So byamara naho nuko life mbonye inshuti yanjye ifite iPhone 15 16 ubu ngubu ngenda cyari kuri zero ndi kuri techno nta n'ikintu mfite nta telefone nzima mfite none ishengeri kugenda pressure hari hano hanze yo kuvuga kumva umugabo turaryamana maze yime ntago ndi kwiga nukuryamana gusa why not. But all that ni pressure. Pressure zanwa n'ikinafiye naza gusohokana n'abandi bantu bagasanga gifite kaga samsung kakere. So Esther, as a young person nk'umukobwa I believe umukobwa still young, ushobora ute kuzana fear fear ihuriye he na identity. For example, iyo umuntu adashaka kwemera icyaricyo dangers zo kugira ubwo bwoba zo kwemera icyuricyo. Muri zo campaigns we have so many young people tuvuze ibya drugs and all that kind of thing. Ibyo byose urubyiruko atari mu Rwanda n'ahandi hose hariho crisis of identity. Umwana w'umusore inkumi n'abantu bakuru iyo umuntu atemeye icyaricyo nuko ameze n'iki, hari abantu nk'abo muhura nabo bakavuga bati ngewe nashakaga kuba ngewe nitekerezaga ko nkwiriye ariko nasanze ibi byose byarangejeje aho. Niki wabwira nk'abantu nk'abo batemera kwiyakira ari abasore ko ndi umukobwa se ko ndi umunyafrika ngewe ko ndi ntacyo maze ntacyo nzigeraho akaba stuck into that. Muranyemerera kubivuga naha umwanzi icyo yanga nicyo nako icyo yanga nuko tutemera uwo turi. As a matter of fact, we kanica na identity y'Imana yaturemeye kuba. Aba Israelites bo muri Bibiliya barakross impamvu Imana yabajyanye yari kubabwira ati I have a special plan for you. Trust me that aho ndi kukugeza ni heza. Sibyo ariko kubera ubwoba bwo kuvuga
baravuga ati ngo muri baravuga ati mwareberaga ku bandi mukavuga ati abandi ko bayeho gutya abandi ko bafite umwami abandi ko bameze gutya twe kubera iki tutameze gutya ariko Imana iravuga ati I have a plan for you ufite icyo umwanza akunda no kubwira umuntu ati Imana nta plan ngufitiye identity yawe nimbi kakubwira iti wowe hari special ngufitiye ariko kuko tuba mu isi kubwira iti ibi nibyo byiza it's hard no navuze ati social media pressure zisi cyane cyane abajene biratwangira ku living an identity. For example, I was 23 years old. I am calling an uncle. Dekumubwira ati I'm leaving to go back home. And I'm getting, this is his words, that is the dumbest decision you've ever done in your life. Repeat that. Well, that is the dumbest decision. Was he wrong? Wow, I doubt. I doubt he was wrong. Why was he saying that? Every other young people want to be in your position. And you, what are you doing? But that was an opportunity for me to say, do I listen to this? Because he was telling me, and they can be viewed in this way, and let me understand him. Yes. He had a point in saying, the youth I am imyaka niyo myaka yo gufatirana. At 20-something, it's not to go and try to be a minister. It's to go and find money and build a career. Then, 35 and 40, you're going to try that. But not now. So, icyo kintu rero kigatuma adashaka rero akambwira ayo magambo. But ayo magambo ari kumbwira ati reka ku pursuing your identity mani gufite specific kuri wowe. Shaka ibyo abandi bari gukora kandi ibyo bizakugezayo. So now I had the opportunity now to choose, and this is where I call young people. And ikintu rero gituma udachoosing nuko igihe wisanisha nabo bose, igihe wemera fear of rejection kukuganza, igihe wemera izo ubwo gwa bwose kugenda bituma udashobora ku looking within n'ikimana ngewe ya ese ngomba kugenda career z'abandi kuko ariko 20s nizo zigomba kugenda kuki 20s navuga uti ngewe iki n'ikimana aho no identity tugora gushaka. So to cut it short, I feel like the aho bihwanye cyangwa aho bihura nuko God has an identity. When you think about God's identity, and let's say it this way, Imana turayizi nukuyizera bavuga ati ngo ntago uzashimisha Imana utayize. Why? Because you don't see God. He's not tangible, but he can be if you faith, if you have faith, if you believe in him. So icyo cya tangibility tutashobora gufatisha kiragoye. It's like unknown. You unknown rero I think ni dade bivuze ati byose rega ni faith. Wizera ikibi no kwizera ikiza byose no kwizera. Wizera ko ikibi kizaza nuko ukagihamagara ukizera ko ikiza kizaza ukwizera byose. So I think aho bihuye cyangwa aho bihura nuko somehow Imana igufitiye plan. None watekereje iyo uncertainty y'Imana yo kumva ntago nzaho bizaca ntago mbizi ugatinya identity. Ukavuga ati abandi uko bari kubigenza reka mbifatire. Cyane young people muri from 13 to 19 by the identity crisis. Well, I'll say now how bigeze, I think I can push it to even 25 or even more. Because aho ngaho you are trying to find identity. So that's why bamwe bajya mu gang, bamwe bajya why? Because you're still in that identity confusion. You're kuvuga let me grab this, let me grab that. But your identity, if you can look within your identity and ask God, what is my identity? Who am I? God can reveal that to you. Amen. Wow. Papa wawe aravuga mu gitabo ngo ukuntu abayisirayeli nyuma y'ibitangaza byinshi Imana bazi kubakorera bababwira ngo baje gutata igihugu babona ni kiza pe nta mutakwifuza kukijyamo, ariko bagarutse baravuga bati abantu twasanzeyo ngo batangira no kubeshya ahubwo bati baturebaga kandi ntawe bakoresheje interview ngo bamubaze. That's so true. So it's awesome muri mu gitabo that great sense of humor ya Apostle MASASU irimo. Urabibona haravuga ukuntu Adam na Eve bavugana, I mean Eve avugana n'inzoka akajya avuga ngo
inzoka imaze kumubwira ngo nutajya ku cya giti ntabwo uzabasha kumenya ikibi n'ikiza kandi utamenya ikibi n'ikiza ntabwo uzamera nk'Imana. Noneho ngo Eve akavuga ngo ajya gusobanurira Satani ibyo Imana yababujije, arongera abanza ashyiramo umunyu mwinshi. Aravuga ngo atubwiye ngo ntituzanarebeyo ntituzanakoreho, nizere ko mbivuze uko abyandika. Yeah, it speaks to that fear that you were talking about. Baravuga ko ubwo bwoba bavugaga ngo kuvuga ngo ntabwo mpagije kumeze uko Imana yangeneye, iyi plan Imana yampaye sinayizera neza, wasanga idahagije, wasanga ikizatuma mbaho neza ari uko menya ikibi n'ikiza, wasanga ikizatuma mbaho neza ari uko ndeshya n'Imana, mba equal to God. So ibyo bigakomeza kutudriving, bigakomeza kutuyobora, bigatuma tutagera ku byo mu by'ukuri Imana dushakiraga, kandi ari byo byiza no kurusha ibyo twebwe twibwira. Tugana ku musozo, bitangaje nuko ikiganiro cyaryoshye, ntabwo twamenye ko amasaha yagiye, ngira ngo tuzongera ubutaha nimugaruka. Nimugaruka n'ukuri muzatuvugishe twongere twanavuga cyane cyane kuri purpose driven life, kuhitamo ubuzima, guhitamo intego y'ubuzima, kuko guhitamo impamvu y'ubuzima ari wowe wihitiramo, kugushakisha kumenya impamvu y'ubuzima. Wavuze mu kanya uko wari muri Amerika, ubona muri iki gihe aba psychologists benshi bavuga muri Amerika, abarebye abakurikiye iby'amatora ya perezida muri Amerika, hari umugabo w'umunyamerika ariko ufite inkomoko mu Buhinde wavugaga ko we icyo arimo kwibandaho ari ugushakira urubyiruko rwo muri Amerika impamvu y'ubuzima, purpose y'ubuzima. Ugasanga niyo crisis hari komeye cyane. Nibaza ko ari nako na hano bimeze, nubwo wenda atari ko tutaratangira kubyita gutyo, ariko usanga nabyo ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane kandi bifite aho bihurira n'ubu bwoba. So Imana n'idufasha tuzongera tubivugaho ubutaha, ariko dusa nk'abagana ku musozo. Igitabo ni campaign tubihurije hamwe, ubu hagezweho iki umuntu dukurikiye aramutse ashatse kugira icyo amenya kuri campaign, ashatse kugira kwijoining, muri kuki abasange ati? Yes, urakoze cyane kuri icyo kibazo. So ubu ngubu wenda mvuze ati campaigns zo twagiye dukora izo edition ziratandukanye. Edition ya mbere ubwo yari Kigali, ya kabiri Gisenyi, ya gatatu rero twibanje rero kwiga nako gusoma. Kuvuga ati okay, abantu turi kubabwira ni byiza ko tuba motive gusoma, kuko icyaminduye suko nabwiwe. Dadi yarambwiye ati igitabo ni cyiza ariko nagomba kukisomera kugira ngo kimfashe. So uyu munsi umuntu yatwumva muri iki kiganiro akavuga ati wow nice, biraryoshye, mfite ubwoba, ariko atagisomye ntabwo. Kandi icyo kintu cyo niyo edition yadufashije, kandi iyo edition rwose na n'ubu tuzahora tubivuga abantu basome, ko mu gusoma umuntu abasha kuvuga uti wow okay, I can actually, this is a problem. Kuko twumva ko muri icyo gitabo harimo spirit ikumuvinga, ikubwira uti something, this is something, and I'm telling you, abantu benshi baragisoma bagera kumenya ubwoba, paralyzing fear, bakamenya wow, ariko nibasome se ukivamo gikirute bimera bite, niba nabisome bakavuga ati igitabo nagisomye, man it was good, ariko ni byiza kukirangiza. Kandi icyo nicyo tukangurira abantu. Iyo ari edition ya gatatu, edition ya kane turacyari mu gusoma igitabo, ariko edition ya kane uko mwabibonye twagiye mu campuses. Ejo bundi tuvuye Nyagatare, twagiye Musanze, ariko noneho hari ikintu turi kugenda tuzamura cyane now. Title yabyo ni Living the Book. Okay, waragisomye, good for you. Abagisomye Imana ibamugisha, ariko noneho tubishime practical. Ni gute, niki ufite in your life? For example, hari ikintu specifically, nanjye for example uyu munsi I lived the book. How did I live the book? I had so many obstacles that were telling me don't go. I could have feared kuvuga ati ningera muri CNM noneho nkabona noneho biranze ndi kuba barameze nabi, ndabigenza gute? Urumva icyo kintu. So living the book is saying do something that made you fear. Kora ikintu cyagutera ubwoba living out. For me it was today. Na rero other people kandi ntabwo mvuze ko overcoming fears zihagaritse today. I will overcome fear. So turashaka ko abantu rero bandika experiences, kuko we want to make this not just a book you read but practicality yabyo. So that's why the title mubyaduhari, you're living the book. Now we want you to live the book. Rero uyu munsi ndakangura buri wese uri kutwumva,
take a challenge. What is a challenge that you have a fear? Maybe ukavuga uti no ngewe rero mu bintu bya my fear muri iki gihugu ni gukorera teste yo gutwara. Oh my goodness. Gukorera permis muri iki gihugu niba hari ugomba overcoming. Then when you fail, you are like, I'm not going back, you know? And so haribinu, it's an example, but haribinu, a lot of people have put aside because they're like, the experience I had, I don't want to repeat. So you're no kuvuguti kagaruji. Uga challenge ukavuga uti umva aka kantu nagakora kandi nagakora neza kandi nkagatsinda kandi nkabasha. So sinzi wenda mu kazi watinyaga kuvuga imbere y'abantu. This is a living the book challenge. So ndahamagara buri muntu wese uri kutwumva rwose, how can you join? We have social media everywhere, ziriho rwose, their numbers, if you can put it up, rwose, they can call, and we have a WhatsApp group chat. Mbese it's a campaign. Ikiza cy'i campaign ntabwo itinda kubera ushaka kurambira n'abantu. Tufata amezi 3 tukaba turasoje. Ntabwo tuvuga yuko utazahura n'ibya n'izindi fear, ariko no kugira ngo duhore dushaka kuzana kantu gashya no kugira ngo abantu bahore bumva ko this is time to start, and kugira ngo duhore tubyutsa abantu ariko tudahora mu matwi. Sizi kunayivuga ukababyutsa ariko ukabereka ko hey, remember this, read again, kuko I will still read, I still have a lot to read. So niyo campaign ubu ngubu dufite iki. ngira ngo ijambo ryenu. Esther, you face the camera, and I speak as an elder now. What nirihe jambo nubuhe butumwa ushobora guha abana b'abakobwa n'abahungu bari muri generation yawe carrying on legacy or their parents? Uravuga Apostle MASASU is your dad. Yatangiye umurimo mu Rwanda. But seems you are taking over the best what you saw your dad do. Now, dufite leaders bacu muri sector zose. Nirihe jambo waha abo bana bafite ababyeyi bageze ku bintu runaka cyangwa bakiri mu buyobozi, nirihe jambo wabaha kugira ngo carrying on the legacy, the good legacy of our country, gukomeza ibyiza iby'ababyeyi bakoze muri areas zose for the glory of the kingdom of God and for the prosperity of our country. Now, there is an identity that God has already built upon your life. Hari ikintu Imana yakuremeye, hari n'impamvu igufite muri iki gihugu, hari n'impamvu yemeye kutavuka muri Kongo, muri Tanzania, muri hano muri iki gihugu. So icyo ukibonye nk'impamvu ikomeye wagikoresha akugira ngo uvuge uti iyo naba ndi hano byari kumfasha, iyo naba ndi hano byari kumfasha. Uvuge uti Mana, kuki ndi muri iki gihe, kuki ndi muri iki gihugu, kuki wandemeye kuba gutya, kuki meze gutya. So icyo ngicyo kiragufasha kugira ngo carrying whatever God has for you, whatever legacy that needs to be carried forth, and knowing your why is your motivation and your purpose. Icyo nababwira rwose, stick to who God has made you to be. Ndabizi pressure hanze no hino ni nyinshi, kandi rwose I'm not old, I'm young, I understand, I know the pressure, I know cyo kintu cyo gushaka kuba nk'abandi kirahari pe, and we go through it. But if you can shut down the pressure, kandi Imana nyine yabigushoboza, icyo rero kizatuma umenya ati what is my purpose, niki Imana yandemeye kuba, kuki yabikoze muri iki gihe, kuki yandemeye kuba hanga, kuki iyihe mpamvu, for what purpose, for what future. And it's time. Nutekereze go future zaitekereza ruko wakuza ruko washatse. This is the moment. And I'm telling everyone who's listening to us, go say this is the time. And don't think tomorrow ntabwo turi butekereze. Uyu munsi is the time to start living out your purpose. So go say that's my message, and I pray
Because I can tell you this, ukavuga, yeah, Esther, great, I will do it. And then tomorrow you are hit with another fear. It's normal, but pray about it. Kuko icyo usengeye ukabwira Imana, dore aho ndi gupfa, dore aho biri kunyica, dore pressure mfite, dore fear of rejection mfite. Urabuhamagaye ikintu kiri beyond your power. Kuko ntago ari ibintu by'inyama n'amaraso, ntago ari ibintu wibwira, turibwira byinshi, nibwiye byinshi nyiri mu byaha. Nabwo ati ejo sinzabishobora, ejo sinzongera kubikora, nkongera nkabisubiramo. So suko byibwira gusa no kubisengera. Ukavuga Mana, hari impamvu wayinyeretse. Ntago ndi muto cyane ko utabinyereka, wakoresheje benshi ba Dawidi n'abandi bose bari bakiri bato. Ntago ndi this is the moment. So nicyo nababwira rwose. Yes. Murakoze cyane. Igitabo ni Delivered from All My Fears, nabatuwe mu bwoba bwose. Nabohotse mu bwoba bwose. Wari bivuze ko kubukira umuti wabwo ari ugushaka Imana. Ngira ngo iyi nagace gakuri ko mu murongo umwe kaba kamaze kuvuga ngo nashatse Imana inkiza ubwoba bwose. Ushize Apostle MASASU yaratubwiye ngo ubwoba bumeze nka ntari igenda ahantu itontoma, buzahora butuzengurutse, ariko uko twisanze ahantu ubwoba budufata, tukwiye gushaka Imana kandi tukemera tugahangana nabwo, tukabufesinga, tukabunesha. Igitabo nk'uko twari tumaze kubivuga mu kanya kitwa Delivered from All My Fears, twavuze ko kibasha kuboneka ahantu henshi. Amatorero yose ya Evangelical Restoration Church, inaha tuyita Restoration Church. Ushobora gusanga iki gitabo, ushobora none kutwandikira, hari amaze kunyandikira abantu bo muri Fear Free Campaign banyemereye ko bazampa kopi, abashaka kuzibaha. Muhumure ntago nzongeraho igiciro, muzajya mwishyura straight kuri Fear Free. Ariko mushobora no kubandikira ku social media yabo atandukanye, mukaba mwabasha kuvugana nabo, ukaba wabasha uramutse ufite ikintu kikugoye kitogiguye n'ubwoba nk'ibyo bavuze, birimo addictions, birimo ibintu bitandukanye, ukaba wabasha gufashwa. So munyemerere mbashimire kubwo ikiganiro cyiza twagiranye, cyabaye kigufi nyine, niko ibintu byinshi byo mu buzima bimeze. Abanyarwanda baravuze ngo akaryoshye nigahora mwitama, ariko twebweho Imana zaduha ubuntu twongere kugira andi mahirwe yo kurushaho kuganira kuri iyi ngingo. So ndabashimiye cyane Nomani kuba mwabonetse uyu munsi, no kuba mwatubajije ibibazo byiza, ariko na experience mwaduhaye. Imana ibahe umugisha. Esther n'umugisha finally guhura nawe no kuganira nawe no kwiga ibintu byinshi kuri wowe biciye muri iyi initiative wagize, ariko no kuri iki gitabo, no muri iki gitabo. Imana ibahereze umugisha. Abadukurikira mukomeze kugira umugoroba mwiza. Ndabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro bya CNM Podcast, ni buri cyumweru kuva saa 9:30 kugeza saa 10:30. Imana ibahe umugisha.